perezida cyose avuze kiba ari cyo nyine yashyize umucyo ku bakinnyi bagomba gutandukana na Rayon Sport uwo bita Elenga Kanga Prince Junior ngomba kugenda umwene we yavuzeho cyane Suleiman Dafe Elenga yarasigaje amezi 2 ngasoze amasezerano icyo bagiye gukora amafaranga kuburyo batangira sezo atakirimo bagatanya sezo atakirimo we n'ibinagoye ntabwo bigoye amasezerano ngira ngo kwa munana zaba yasoje umukinnyi bigoye no bita Omar Nying yavuze ko bagomba kumuha byibuza $7,000 by'amadolari 7,500 bayamuhaye nyuma yo kuvuga bayamuhaye reka tubijyemo mu buryo bufatika jya uvuga umukinnyi tugende buri wese tuganire gake twatangiye abantu barabizi ko Rayon Sport yavuze ko igomba kugabanya umubare w'abakinnyi bakaba 26 ejo bundi abantu bari bazaga Rayon Sport umaze kugira abakinnyi nka 12 b'abanyamahanga bizagenda gute igihe kigeze muri Rayon Sport rero yatangiye gusobanura uburyo igomba kugenda ikuramo bamwe na bamwe idakeneye idakeneye cyane uwo bita Prince Kanga Junior yabisobanuye neza cyane Iberi uwo nguwo agomba guhabwa amafaranga akigendera akagenda uwo bita Omar Nyingi ajawe Yusudianye ni umugabo muri Amerika w'umunyarwanda yabaye igihe kinini muri Senegal twari kumwe kuri The Light Hotel yaganiriye na perezida wa Rayon Sport bumvikana yuko bagomba kugira amafaranga bahereza Omar Nyingi ako bakamuhereza na release leta nta nubwo agomba kwirirwa agaruka mu Rwanda ajawe twanahuye muri saro ejo bundi mu mujyi agiye kogoshesha umwana tubiganiraho uriya mukinnyi ntabwo azagaruka muri Rayon Sport Omar Nying yahawe release leta we yayibonye agomba guhabwa ibiceri akigurira muri Senegal yahawe 7,500 ariko rero amafaranga make bari buze kumuha kubera ko hari bamusigayemo bamurekirita buriya Omar Nying ni wari wahenze muri sezori yabanje buriya ni umukinnyi waguzwe uhenze harimo ibirarane bya Rokirito magomba kumwishyura hakamo imishahara y'amezi 2 batabahembye kandi yarayakoze bagomba kuyamuha hakabamo n'amafaranga yo kumusezera 7,500 uwo mwaka yarasigaje amasezerano gusa nyine cyatumye banamusezerera uretse ko perezida bigarutse bavuga ko bakinaga basubiza inyuma ariko nanone ntabwo bifuza gutunga abakinnyi b'abanyamahanga muri defense urumva Rayon Sport ifite nimero 3 umunyamahanga ifite 4-5 bari abanyamahanga Omar Nyingi na Yusudianye barashaka kugabanya aba defense y'abanyamahanga cyane ko n'umuzama wari umunyamahanga icyo gihe ni gufungisha inyuma abanyamahanga benshi bituma nugera imbere utazubura amahirwe yo gukinisha abanyamahanga ni n'ubakeneye cyane yanabisobanuye aravuga ati kuri 6 n'umunani tuzakinisha abakinnyi b'abanyamahanga uwa kabiri ni Omar Nyingi twari tumuvuze Suleiman Dafe yaranze yababwiye yuko niba bashaka gutandukana nawe bagomba kumwishyura amafaranga bumvikanye muri kontra akaba ari amafaranga y'amezi 3 Rayon Sport yamubwiye ati Dafe ntabwo ushaka ko tugutiza ntabyo nshaka ntabwo ushaka ko dupfa gusesa amasezerano ntabyo nshaka Rayon yavuze ati turamushyira kuri payroll ariko ntago tuzigera navuze ngo nta lisanse tuzamuha bamwe nta lisanse tuzamuha icyo bazamukorera ngo ni iki ngiki shampiyona nitangira ukwezi kwa 8 bazakumuhemba ukwezi kwa 9 bakumuhembe n'ukwezi kwa 10 ari mu rugo rero yamubwiye ngo tuzagushyira kuri payroll amezi 3 ariko nta lisanse tuzaguha amezi 3 bivuze ngo kuko kontra ivuga ko amezi 3 ariyo bagomba kumuhereza bagahita bamusezerera Rayon iravuga ngo tuzayaguhereza mu byiciro amezi 3 yikurikirana tuyaguhemba kwezi kurangiza nako na lisanse yacu zaba ufite tute dusesa ubwo rero icyo bavugaga bambwiye ati wowe oroshya ibintu tureke guserera turebe amafaranga make tugwa tugukurikira leta wigendera ashaka ibintu byo gufunga umutwe naho rero murera nayo ishaka ikiryo kikareka ko aba bakinnyi babaraje mu Rwanda nk'amabura kindi baraburaniwe baranga kugenda yageze muri Rayon bakamuhereza option nk'eshatu tugutize akabyanga tusesa amasezerano tugwa amafaranga runaka ukabyanga babigaragaje urwego rwawe ushaka ibintu byo kujya mu bintu by'abakomisiyoneri ntabwo ari umukinnyi ukomeye okay nukuri kwimana ntabwo na kipe yabona baho busiyo ngizi n'ibyanye bivuga byoroshye tuvugisha ukuri nk'umuntu yagiye kuzana Dafe ataramubona kina atarigera umuntu w'imvune zingana kuri mu maguru yombi imvune bro afite umutego wa mediateri afite control nureba se Kiganda uyu ngo yaperizanye nk'ubu Uganda hari umupeti wikinana muri NEC yarari gukina hano mu bintu by'agaciro perezida Rayon yanamumbajije witwa Shamiru akina muri NEC ni kipe y'igisirikare cya Uganda umuhungu muremure wari wa 13 n'ikipe yawe cy'igisore cyambaye 13 kira gipeti cyambaye muri equipe nationale ya Uganda izakina cyane yaramagabe rwose uriya mupeti Shamiru wana mureba uriya mupeti ntabwo arenza amafaranga $10,000 ariko nge narumiwe
ubu bantu bagiye kuzajya ngo muri mari kuzana indi mvune ngavuye muri mari umukinnyi utarabonaho na rimwe sinzamubonaho komisiyo njye sindi umwaje ubwo nk'ubu mbambwiye nk'amake uyu musore mugemana umuganga wa Rayon Sport yaravuze ati uyu muntu wagira ngo umugongo we rwose wagira ngo si umukinnyi ahora buri kanya ari ku mapainkillers bahora bamasa bahora basiga nyine uyu muntu yafata ate umugongo udakora none icyo babaje rero kuri Bakame Bakame yaravugaga ati rero arakabikora gutyo kuri Mugemana tuvuga ko ari kwivuza umugongo wenda muri Jeredui anakine n'iminota isabwa anakuremo ka aramubwira ngo mwaretse ngo tugakukene ngo Jeredui ngo y'iminota 5 Jeredui y'iminota 5 oya mumbwire ninde wamuzanye iminota 5 ninde wamuzanye ninde wazanye umuzamu ngo akuyari asize umuzamu nizere ko umuntu wazanye Dafe atari wamuzanye proven asize umuntu bita Nicolas Sebo tutagifite amasezerano ya Mukura Sebo atobye yarashobokaga cyane ishakiraga rero utora mu makintu wamenye umuntu wazanye umuzamu utari umwatrete mu buzima busanzwe komisiyoneri kuko niba ashobora wazanye mu mpira ninde wamuzanye pira mu Rwanda rimo abakomisiyoneri kuko niba perezida bareba cyumva abantu nk'abo bakemerera kubazana abakinnyi muri equipe hari ikibazo gikomeye muri leadership niba mwarabonye case ya Dafe uko yagenze mukabona case y'abadurayi jaro n'abasana na uko yagenze 2025 mu mpeshyi ukemera ko umuntu akuzanira umuzamu nk'uwo nta hantu muzi nta kintu muzi ukabyemera harimo ikibazo gikomeye cyo kudashishoza azakomeza bibe bon reka barashaka abakomisiyoneri b'umupira ntago ari kimwe n'abakomisiyoneri bindi ku neza y'ikipe reka mbireke twakomeje uyu rero umva rero ikintu gihaye mu masezerano yasinyanye na Rayon ku noti 10,000 bamuhaye barayimuhaye bamaze kuyimuha bumvikanye ko naramuka agaragaje urwego ruri hasi ko bazamuha amafaranga y'amezi 2 y'imperekeza bagahita bamusezerera Rayon Sport 10 barayimuhaye yarabibitse yaratwaye Rayon Sport rero nta nko kwiruka Rayon Sport ubwo ni miliyoni 10 z'amanyarwanda 15 kurere yo gusinyisha umuntu utazi atarakira match mwamutegeye uyu mutipe uzi ikintu kiri bube nyereka bareba kabakamba uyu munsi batekereza ko bamubwira ko nta kirimo ariko bavuze ati nimureke twihereze iki cyumweru guhera kuwa mbere uyu munsi kugera kuwa 5 tumukoresha imyitozo irimo imbaraga turebe nibigera kuwa 5 tuzaderibera hazaba harimo umutoza Rotfi hazaba harimo Bakame irambona nk'umuntu wabamukinnye azakurikirana imyitozo yose ya Rayon Sport 5 abo bantu batatu ngo bazicara babwire perezida bati hari ikirimo twagoragoza akaba ari kuri bench cyangwa se nta kirimo shaka amafaranga y'imishahara ameza dusezere umuntu utaranafata na match nimwe abarahenzwe ewa ngo ndavoma bimeneka dirisa kuyatera nibihita Gisa Iva amuri hejuru cyane ari hasi cyane ku buryo ngo Rayon Sport yatangiye gutekereza kuganiriza umuzamu Olivier Gishweka yarashoje muri Saudi umuzamu ariko ngo arasaba $2 Olivier rero by'umushahara Olivier rero n'amakuru yandi namenye ibyihutemo nuko nuwo bita uyu mutoza wa polisi amwitande Ben Musa aravuga ati kugira ngo nzagira abakinnyi b'abanyamahanga bahagije imbere niba ari umuzamu w'umunyarwanda ni mumuzane polisi yo bitatu yabimwa byasarere ubwo rero bigaragara ko hagati ya polisi na Rayon Sport rwose Olivier ashobora kuguma muri imwe Mukura yatangiye Mukura eliminagana na Seba njye byose sinabishyigikiye bafashe Olivier hakiri kare ahubwo Olivier amafaranga amaze kuboneka mu kanyenyeri nubwo ari aya beti umuzamu riga zandanizwa ko Olivier standard mu Rwanda nibura ngo nko kubagirira impuhwe minimum $2 rero yahemba $2 umuzamu biragoye miliyoni hafi 5 ariko namurokirita make namurokirita make tukayibara mu mishahara ariko rero bashatse bandamo nabwo ntiyabyemera kuko Gishweka Olivier nambwene kamusinyishe umwaka umwe bayamo bashatse cyangwa bayamo ndagwa miliyoni 10 za miliyoni 2 ariko Olivier nawe akunyunguze yego ntabwo yabuze ikipe ni umuzamu mwiza pe Lorenzo namubwira ati uratangira gukora akazi mu kwa 8 uzagasoza mu kwa 6 namusinyisha ubwo se amezi 10 namusinyisha amezi 10 ameze gutya salary ya miliyoni 2 mu mezi 10 si miliyoni 20 be namusinyisha amezi 10 salary namusinyisha umwaka umwe donc salary ya miliyoni 2 ku kwezi zika miliyoni 20 mu mezi 10 nkamukubitana ku kitoma miliyoni 10 umwaka umwe miliyoni 30 nazikira ku muzamu Olivier
iriya paswari uramutse Olivier amuriyamo n'amasituwasiyo uramutse Olivier afite inyungu eshatu uramutse Olivier wani byamugarura mu Mavubi Amavubi se kuba atagaruka nuko adakina ari Kigali byatanga puresha abafana ahari Samu Karenzi ari kuri SKFM wicana kuri radiyo Rwanda Jean Kayicare kuri BN mwamureba ari mu izamu rya Murezi atari Saudi Arabia warayi ntari musubiza hariya ni kure uramutse kuri turiya tugoma tw'abare bamuririmbira uramutse uri gishweka polisi igatereka hano erega nuko ryagira discipline muri context y'amafaranga context y'amafaranga irahemura polisi ifite amafaranga muri East Africa ntabwo ari fiakre gusa muri East Africa nta muzamu wungurusha Olivier muri East Africa umuntu wamurusha atafunzemo ibintu bikomeye Lorenzo ari tayari ashaka gufata manije kudufata amacu yakoze save zera kuri 24 dukina na nigi Cape Verde wayi Cape Verde ryana yica murayibuka amacu twakoze 0-0 mugaragu niwe wari wagiyeyo niba atari tite wari bamukubise baro 23 Olivier Nizamu wavuze match ya Senegal ariko bro ujya muri match azozanya Giamnaggio na baba ejo bundi bazidanya baripimye muri ibi bintu bya tournament penalty yazimari hanze Olivier ni igikoko ibihumbi bibiri wabimo by'idolari twakomeje Rayon niyo bashaka gusinyisha mu gihe kuyate yabaye kuyate baraye batangaje ko miliyoni 15 arizo zimaze kugera ku kanyenyeri zitarimo amafaranga ya fan club zirimo zirakontribua ku ruhande urumva ko ari intambwe nziza barimo barashaka gusinyisha abandi Rayon Day irateganywa mu kwezi kwa 8 amatariki nayahe bimeze bite itariki nari natangaje iyo nkuru nari breakinze kuri Instagram yanjye nanayivuze kwa gatandatu hano tuyigukuraho tuyikushishura tuyitangaza ngaha niba hari mashanjoma niba ari mashanjoma ni yanjye ni ayibiri icyo kunoza ni kimwe rero okay ntacyo bitwaye kuko yabimbwiye n'ubundi byararangiye perezida wa Rayon niwe wari wampaye itariki ambwira ko ari 15 ariko hari akantu kahindutsemo bashyize 16 mbaza ngo kubera iki kwizigira kubera iki abicaye baravuga ngo abantu bo mu ntara ku itariki 15 hazaba ari kwa gatanu twaba tubari imise reka tubishyire kwa gatandatu ari muri weekend abantu bo mu ntara babona uko bideplasa baze batakoze yego niyo mpamvu Rayon Sport Day bidasubirwaho iri ku itariki 16 z'ukwa 8 muri stade Amahoro 16 z'ukwa 8 nukuvuga ngo champion zatangiye Yanga zatanya 18 oya izabatangiye muri iyo weekend ego umva icyabaye ahubwo Ferwafa yabwiye Rayon ngo ntidushobora kubazitira ntitwabuza ku ikipe nka Yangiza mu Rwanda ni amahirwe ku mupira wacu mwebwe ni mwandike musaba niyo stade biri gucuruza stade risho iyo tariki mwazakiniraho 16 twe turajya muri ministere tubasabire stade kuko ni Ferwafa igusabira hanyuma turanandikira Rwanda Premier League tuyibwire ibintu ni bibiri bimure shampiyona izaye muri weekend ikurikiyeho cyangwa se fixtures yanyu mwe nka Rayon ariyo bimura n'ikipe mwari kuzakina muri shampiyona kuri iyo tariki ibyo niko bimeze Rayon Ferwafa bameranye neza bari kwifasha atagira umuntu uteranya Rayon na Ferwafa bidahinduka 16 z'ukwa 8 barakina muri stade Amahoro hanyuma ndagaruka kuri gahunda imwe Super Coupe yo ishobora kubera muri Pele Stadium kubera ko ku itariki 8 9 n'icumi abayehova bo mu Rwanda abazaba bafite abashyitsi bagera ku 4,000 abayehova bo ku isi yose bakomeye bazaba bari Nyarugenge bafite icyo bita ikoranira igiterane karundura muri stade Amahoro abayehova kabisa ewa tariki 8 9 n'icumi udakandagira aranga bazameze nabi cyane kuri stade Amahoro abasara cyabamo cyane cravate na costume nyinshi icyo rero bivuze iyo weekend niyo ari kwa Super Coupe stade bamaze kwishyura bamaze kuyibaha murabigenza mute Super Coupe mugomba kwishyira hehe